mukorogo yangiza uruhu. Ibyo bintu rwose nta muntu ndakeka nta muntu ushidikanya. Mukorogo ubundi abantu ubundi bayikundira iki? Nabonye umusore wakuza akundana n'umukobwa nyuma aramwanga bitewe nuko yabonye undi mukobwa w'inzobe abona aramuruta. Gute se? Noneho uwo bakundanaga yariraburaga. yakundanaga n'umukobwa w'igikara. Nyuma aza kubona umukobwa w'inzobe aba ari we yikundira. Wa wundi w'igikara yakoze iki? Yaragiye nawe ajya gushaka mukorogo. Nawe arayitera. Aramuhindukirira. Noneho iza no kumuhira aza ameze neza bitewe n'agaforme yari afite aza ruta wa wundi. Nta muntu w'igikara, nta mukobwa w'igikara. Maze rero ikintangaza yajya kubyara umwana sasa. Uko umukobwa w'inzobe w'ikizungu kweri. Yajya kubyara kakazana agakara kameze nk'ako basize muri gode. Uriya nawe ibiguhinyura izuruhu. Icya kabiri iratwara amafaranga. Icya gatatu iratwara igihe kinini. Abantu barangirikana mu bitekerereze uko wa mugore wibera muri mukorogo nta mwanya wundi afite, nta yindi business yakora. Umwanya ni muri mukorogo akumva ko we akazi ke ariko kugira ubwiza budasanzwe. Urumva ko no mu mitekerereze uriya muntu aba yarangiritse byarana. Ikaze nanone ku rubuga rwacu Rising Engineer 2020. Turashuje dukurikira mwese abari mu Rwanda, East Africa, Europe, Asia, America, mwese mujye umunsi mwiza. Welcome to Rising Engineer 2020. Tuzi tuganira ku bintu bitandukanye, tukora ama debate. Nanone umunsi kunye twakire abatumirwa bacu, turi kumwe na Desire na Laurent. Mumeze mute bantu banje? Turakomeye cyane, turashize neza. Murashima Imana. Ubu rero tugiye kuganira kuri topic imaze iminsi n'abantu bayibaza, ariko twe tuganira mu buryo buri scientific. Tubiganira nk'abantu koko bari muri domaine ya science. Muzi ikintu kimaze kivuga kuri ibintu bita mukorogo. Mukorogo mwarayumvise. N'umukuru w'igihugu ariko kubivugaho abikoraho comment avuga kuri mukorogo buryo yangiza abantu. Yaranaciwe mu gihugu ntabwo cyemewe. Mu Rwanda iranabujijwe, usanga abantu baragiye barabaye madowa. Iki kintu cya mukorogo tukivuganeho uburyo mukorogo niba ari ikibazo mukorogo abantu bayikundira iki, ingaruka za mukorogo ni zihe, nibyo tuyoganiraho namwe uyu munsi. Ntujye kure kuri Rising Engineer 2020. Mukorogo yangiza uruhu. Ibyo bintu rwose nta muntu ndakeka nta muntu ushidikanya. Mukorogo ubundi abantu ubundi bayikundira iki? Bituma abantu bayizirikaho kandi yangiza. Urakoze cyane. Buriya hari akantu mise nibaza. Mperutse kureba ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize, ndeba mu gihugu cyacu, mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Muri Kongo mukorogo barayemeje. Nabonye umusore wakuza akundana n'umukobwa nyuma aramwanga bitewe nuko yabonye undi mukobwa w'inzobe abona aramuruta. Gute se? Noneho uwo bakundanaga yariraburaga. yakundanaga n'umukobwa w'igikara. Nyuma aza kubona umukobwa w'inzobe aba ari we yikundira. Wa wundi w'igikara yakoze iki? Yaragiye nawe ajya gushaka mukorogo. Nawe arayitera. Aramuhindukirira. Noneho iza no kumuhira aza ameze neza bitewe n'agaforme yari afite aza ruta wa wundi. Urase mukorogo hari umuntu yahira koko bikagenda uko biteganyije. Ntabwo mbe hamwe. Mukorogo uko yaguhira kose. Ukibahira urashaka kuvuga, hari umuntu yikoresha ikamuyoboka nyine ku buryo wamureba ntupfe kuba wahita uvumbura yuko ari yakoresha. Ariko buriya ntabwo iba yamuhiriye, ukabona arasa neza. Ntabwo iba yamuhiriye nubwo umubona kuriya, ariko uruhu deja rwamaze kwangirika. Byararangiye. Wenda icyo yashakaga we cyo kugaragara neza wenda aracyakwiye kigezeho, wenda birashoboka ariko yangiritse. Uruhu rwangiritse ndabyemera. Ubwo se yamuhire cyangwa ahubwo iramuhombe? Birashoboka ko we rero wenda ajya kubitekereza. Hari igihe umuntu areba kuri efe negative cyangwa akareba no kuri efe positive. Wahanini wasanga yaragiye gushaka ubwo bwiza. Aricyo kintu buriya mukorogo abantu bashakiramo ubwiza. Aricyo kintu ibyo atabyitayeho. Ubwo se ubwiza bwa mukorogo bumeze gute? Mbo wenda natanga ingero nyinshi zifatika hanze ahangaha. Usanga byo byonyine n'amafoto. Iyo umuntu ari gukora Photoshop ari igikara
usanga arimo gushyiramo akantu k'inzobe kugira ngo ase neza. No hanze ahangaha rero hanze ahangaha bisaba umuntu ajya gukoresha mukorogo kugira ngo abe inzobe, ari gushaka ubwiza. Kandi muri iyi si urabizi cyane cyane abantu b'igitsina gore bakunda nyine n'abantu bashaka kugaragara neza. Hano n'abagore babikoresha cyane n'abagabo ahubwo bakunda abagore b'inzobe, bigatuma abagore bemera kwiyangiza kugira ngo basuko abagabo babifuza. Nyine bamenye password y'abagabo. Icyo kintu ntabwo twakumvikana kuko abagabo bose cyangwa abasore bose muri rusange ntabwo bakunda abantu. Ari majority none ni bakeya. Abasore banakunda, ni n'abasore nabo badasobanutse. Ure umugabo usobanutse cyangwa umusore usobanutse akunda umukobwa uri original. uri original. Wa mukobwa wihinduye witukuje nkeka ko abamukunda ni babandi nabo nta kigenda. Ariko ahanini hanze ahangaha ujye wenda ufatire nk'urugero nk'iyo ugeze mu bukwe, ujye ubona iyo utashye ubukwe. Yego. Uba ubona umugeni w'uyu munsi uko nimba yakoze ubukwe uyu munsi uko aba ari gusa uyu munsi ashininga mu maso. Ntabwo aba ariko njya nibaza hari ikintu uvuze ntakurogoye. Njya nibaza uriya mukobwa tubona w'umugeni ko aba atarunye cyane na wa mukobwa twabonye mu buzima busanzwe, ubundi byagenze bite buriya? Ni ukuvuga ngo ni ka kantu kinjiye mu bantu ko gushaka ubundi bwiza budasanzwe ku gahato ka makeup. Izo ni makeup ahari. Uriya makeup na mukorogo ntibitandukanye, ariko wari wagera urebye ntabwo bitandukanye cyane. Ntaguciye mu ijambo, wari wagera ahantu barimo gukorera umuntu makeup. Reka da ngiye mbabona abageni basa kuriya bose. Ni ukuvuga ngo buriya marerezo mangiye disi njya mbona umugore nyuma y'ubukwe nkabona atahuye n'umugeni narabonye nkumva ndababaye. Ngiye biratwabipfa. Ariko ahubwo biriya bintu ntabaciye mu ijambo, biriya bintu ntabwo bishobora kwangiza, ntacyo bishobora kwangiza mu mibanire y'abantu. Ngiye mbona byacyangiza. Dufata urugero, wenda hari umuntu waje mu bukwe bwawe, yarazi umugeni wawe, yaje mu bukwe ari kubabona nyine murasa neza we n'umugeni wawe, murakeka kabisa. Nyuma aje kubasura wenda mu rugo, aramuyobewe abona si wawe ateye comment. Noneho mugiye muri kumwe yabaye ko uriya ni wa muko ni wa mugeni. Ako kana icyo kintu wowe ubwawe nk'umukwe nta kintu cyane aguye. Ndumva ngiye byanjye ahantu. Ariko ahanini buriya ni impamvu banabikora kuko buriya n'umuntu utera makeup buriya hari amafaranga yishyurwa kandi atari makeya. Urumva we ari mu kazi. Yego ari mu kazi. Nawe urimo urashaka ubwiza udafite. Yego. Ibaze rero ututubikanye. Bijya biba hari abantu bitera ama makeup nk'imvura yagwaho gato yamukoraho, ugasanga ne bambaye nk'umwenda w'umweru byamanutse hano byashotse. Use wambwira mu gihe. Ariko nanone hari ikintu ibyo nta kigenda. Kuryoshya ifoto. Iki kintu sinzi nimba mu cyumba. Kuryoshya ifoto nk'abantu bo kuri umugeni wabyisize abasa neza mu ifoto. Ifoto kabisa. Aho nange ndabyemera pe. Ku ifoto abakeye. Ariko se ikibazo wa muntu ugiye kubona ya foto, hari n'abantu nabonye bakoresha ari amafoto. Wenda bagiye kuriza nk'abakunzi babo bari hanze muri diaspora n'ahandi. Umuntu akagenda bakamukubita ikirungo kabisa. Bakakimuhamya pe. Agasa neza. Bakamutera agafoto. Akoreza shiri akavuga ati akagwamo. Babyita ngo no gutakaramo. Hanyuma ejo rero yazaza kureba physically agasanga wapi. Ariko se nakubaza biriya bintu ngiye muna byakwangiza imibanire y'abantu. Akabazo gato. Nshaka akabazo gato. Turagusubiza. Muri kubera icyo umuntu yitera makeup cyangwa kubera icyo umuntu yitukuza. Nuba nukushakiye nyine ubwiza aho butari. Ubwiza. Ushaka kugaragara uko utari. Urakoze cyane. Kubuzanye mu bwiza uzarebe n'abahanzi wenda bo mu bindi bihugu bya Afurika. Ahanini usanga baritukuje. Bafite makeup bameze neza mu rwego rw'iki kugira ngo bagaragare neza audience ikureba cyangwa se abantu bakureba. Bo ngo hari abahanzi umufatiye nko mu nzu iwe muri salo nta scene yari afite atiteguye kujya hanze ushaka guta bumirwa ugasanga umuntu mu maso ni ibiharabuye ariko iyo agiye kujya kuri scene abatife baramukora bakamutera ikirungo bakamuhoma bakamera nk'ugorora urukuta rw'inzu. Ariko ya bintu nkeka ko bino binumva mu buryo bwa nta burambe mu buryo bwa Kristo umva ko bavuga ubundi karo guhinyuza Imana uri guhinyuza uko Imana yakurema. Deja niba umuntu yagukunze ukuri wenda ngarutse nko kuri wa mugeni wagiye kwitera makeup, niba agenda araje kukurambagiza ntaza tugahura nta makeup witeye ntagukunda bikumva bivuze ngo ni wowe nakunze nyine wowe ukuri. Rero ibintu byo kujya kwihinga ntaho bitaniye na babandi n'ubundi
usanga baba bambaye hari ibintu byaje ngo bamwe bagura ikibuno by'ibibuno ugasanga umuntu afite taye ese uratekereza uriya muntu we ntabwo aba yibaza nyuma ikabura mwagera muhira ugasanga umuntu hagati gahagaze gutya ubwo nicyo nababwiye ngo umukorogo buriya yateza ikibazo mu mibanire y'abantu cyane rwose kuko ibi bya mukorogo ibyo by'ibirungo bikabije wenda hari utuntu turi minimum tw'ubwiza bw'abantu ariko hari n'ibintu ubona biba bikabije ku buryo umuntu koko uko umubona nimugera mu rugo uzasanga ari different n'uwari warabonye ariko uzi kuba uheruka umuntu umuturanye muri karitsiye umuturanye ari igika hashira amezi 3 mwazaya guhuruka ugasanga barimo baramwita akazuba uba ubona satewe hiyo umurebye uba ubona nyine yabaye inzobe yagaragara neza yabivuge neza uvuge ngo yabaye mwiza banza wumve ikintu ntari bwumvikanyeho nawe nubwo uvuga ngo yabaye mwiza uri kumurebera hirya uzegera umuntu witeye mukorogo niyo yaba yaramuyobotse kaja umwegera umwitegereze ahubwo usanga ari produit itari original ari ukuntu uruhu n'ubundi ubona rumeze rwarangiritse wenda rora hari ikintu rutakurikiye uruhu rw'umuntu ku miterere yarwo buriya iri bara dufite ryirabura ritwongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu urabizi ko n'ubundi akamaro k'uruhu ni ukurinda izindi ngingo indi myanya iri imbere mu mubiri nk'imirasire y'izuba imwe yangiza amailitraviolet n'ibindi amaradiation atari meza uruhu rwacu rurayafata ariyo mubona abirabura babasha guhangana uruhu rwabo ruhangana n'ibihe bitandukanye cyane cyane ibyiza kurusha n'urw'abazungu noneho we ugiye gufata rutakaza bwa budahangarwa bw'umubiri uraruhinduye uzi nk'umukobwa witeye mukorogo akajya kubyara cyangwa agakora impanuka bigasaba ko bamudoda cyangwa ko byafata ubundi buriya ntabwo bishoboka yego nanjye ndi kwemera ko umukorogo urabyemera ntubyemera iyo hari impande ubundi icyo twari tuvuze yuko uruhu rwangiritse urabyemera ndagusubiza muri ubu buryo tujye tuvuga yego cyangwa oya nayo biriya niko itubwira yego yagiye yego nayo oya urabyemera reka bidefande twumve ndagusubiza muri ubu buryo kuko umuntu nonaha ajya gukora ikintu sibyo se hari efe negatifu azahura nazo hari na efe positifu iyo efe negatifu ziruta efe positifu icyo kintu bakaba ugikora ahanini ariko usanga ahubwo namuciye mu ijambo ikintu mbona abantu bakora bino bintu byo kwisiga mukorogo bitekereza kuri efe positifu gusa bareba uruhande rumwe cyangwa se bakaba banabitekereza nyuma byabaye dore ikibazo rero uruhu rwangiritse kubera mukorogo ntabwo warugarura ngo rugukundire ntabwo byakora ariko ahanini nanone hari akantu yigeze gukomozaho ngo madowadowa gasa ukuntu ukabona hano arasa umukara hamwe n'umukara ahandi n'inzobe ariko buriya biterwa none se kuki abantu b'inzobere muri mukorogo bo baba badasa gutyo ahubwo hari uburyo bazikoresha usanga hari abantu benshi bumva ngo mukorogo bakumva ngo ni ukwisiga gusa bigenda bite se ubundi mukorogo hari ubwoko bwinshi bwa mukorogo hari izo banywa ngo umuntu yayinyweye ngo ntabwo aba amadowadowa yego ariko ibaze ko ushobora kuyinywa noneho ikanaguhitana hari abazisiga ariko nabwo bakibanda kuri za pariti cyane zitadabuta amavuta uzi uriya muntu usanga afite utu tuntu two kuntu batwita ngo iki tw'udukonjo ukagira ngo akora pompaje yarazanye kentosi hari umukobwa w'umuhanzi wigeze kubivugaho uba muri Kenya ni nabyo acuruza warabyemera akanabicuruza akanemera ko yanayikoresheje niyo umurebye gutya bya bindi rora ari kuvuga ngo byo gutya arakeye ameze neza ni umuzungukazi ubundi cyo ariko nawe arakwibwirira ati nubwo ndabyemera ko mukorogo nayikoresheje ariko rwose umuntu uzakoresha mukorogo ntazakubeshye nakwegera wari usanzwe umuzi uruhu rw'uzarureba ubone yuko rwahindutse ati nanjye ubu ngubu hano bino bikonje ntako ntagize hari amavuta nanafite yo gusigaho ariko 100% ntabwo bishobora guhinduka aha mu bikonjo mu mavi mu nkokora nta hantu hadashobora guhinduka kandi urumva ikintu tuvuze urumva na properties z'uruhu rwawe zirahinduka ku buryo nk'umudamu ugiye kubyara bamubaga umudoza bikananirana bigabanya bicika aho badoze hagacika aho kugira ngo uruhu rwegerane hakire igikomere gikire vuba ahubwo biratema muri rusange uruhu ruba rwaramaze kwakira mwabasore mwe mbabwire mujya kurambagiza mukarambagiza abakobwa bisize mukorogo umunsi wagize umwaka umugore akabyara bamubaze hehe
nyibutsa sinzi akantu bizaba birangiye mperutse kubona bavuga ngo mu Rwanda niho hantu honyine ntabwo ari mu Rwanda ni muri Afurika ni muri Afurika ngo muri Afurika niho hantu honyine umuntu avuka ari igikara agakura ari inzobe akazasaza ari madondo asa n'ingwe ubwo rero mwabagabo mw'abasore mwe mufite abakobwa bavutse ari ibikara mukabarongora ari inzobe bazasaza ari madodo mukorogo nta kizo cyane basa n'ingwe kuri ikindi kintu nakubwira kuri mukorogo ikintu navuga mukorogo yangiza ubwonko bw'umuntu ikindi nagutwara igihe igutwara amafaranga menshi amafaranga ya mukorogo bisiga mukorogo zirahenda kuko zirahenda none byagera mu Rwanda byo bikaba umwihariko kuko zicuzwa ni magendo ni fraud bana umuntu azayifatana azazi ko ari mu byaha azaba afatiwe muri magendo ariko urumva zitwara n'amafaranga menshi cyane icyo Dizere yavuze nanjye ndacyemera zangiza ubwonko bw'umuntu uriya muntu w'umukobwa cyangwa w'umugore ubona umwanya kuri yicaye kuri ari muri mukoro nta kindi kintu yakora ubwonko bwe buba bwarangiritse nta kindi kintu abatekereza yirirwa atekereza kuri mukorogo ariko wenda generali cyangwa se muri rusange yego mukorogo ni mbi ndabyemera 100% kuko zangiza melanine zirangiza muri rusange ariko nanone hari abazikoresha mu rwego rwo kwiha ubwiza ariko bakabwiha batatekereje ejo hazaza bizaba bimeze gute asonde muri rusange wenda ntaguciye mu ijambo umuntu mwiza ni umuntu w'inzobe mbaze nkubaze aho biterwa na ahubwo niho abakobwa rero bibeshya bazi ko abagabo bakunda abakobwa b'inzobe ariko ntabwo ari byo hari abagabo bakunda abakobwa b'inzobe hari n'abakunda abakobwa birabura none sabo ngabo ariko umukobwa wirabura mwiza uri natural cyangwa umudamu mwiza utarihinduye uri naturel kabisa ntabwo mba nibarije noneho abakobwa bose na bamwe bibikara bose n'ibitera makeup n'ibitera izo mukorogo bagahinduka inzobe rero bizarangira isi nta muntu w'igikara nta mukobwa w'igikara maze rero ikintangaza yajya kubyara umwana sasa uko umukobwa w'inzobe w'ikizungu kweri yajya kubyara kakazana agakara kameze nk'ako basize muri gode uriya nawe ibiguhinyuje ibyo twavuze ko ushobora no kwangiza imibanire y'abantu cyane ku mibanire ho nk'umuntu wagushatse atazi ko uteye gutyo enyiza wajya kubyara akana wenda we yashaka kuzabyara umwana w'inzobe kuko nawe uri inzobe ashobora kuba yaragukunze avuga ati uriya mukobwa w'inzobe reka mukureho icyoro nzibyarira umwana w'inzobe kumbe ntabwo yabirebye neza ntiyanabyitayeho wowe wari uwiteye mukorogo ubundi wari igikara waragiye ubyaye umwana w'igikara murakoze cyane nibyo wavugaga nyine bo baba bashaka ubwiza bw'uyu munsi ntabwo batekereza ejo hazaza bizaba ubwiza butarambye rero ubwiza butarambye urumva rwose yuko mukorogo yawe ariko none ahangaha bo nyine baba bumva babaho uyu munsi ejo urumva dusanze mukorogo irangiza uruhu icya kabiri iratwara amafaranga icya gatatu iratwara igihe kinini abantu barangirikana mu mitekerereze kuko wa mugore wibera muri mukorogo nta mwanya wundi afite nta yindi business yakora umwanya ni muri mukorogo akumva ko we akazi ke ariko kugira ubwiza budasanzwe numva ko no mu mitekerereze uriya muntu aba yarangiritse byaranaraye uriya muntu rero yaba agiye guhombera igihugu ko agihombeye mu ngeri nyinshi icya mbere ni deception kuba bazabana kuko uwo bazabana hari icyo yamwifuzaga ariko si cyo kiri cyo yamwibeshyeho icya kabiri urumva ko uruhu rwangiritse agiye nko gushaka serivisi z'ubuvuzi nazo zikaboneka bigoranye nabyo abahombeye igihugu ku bundi buryo icya gatatu umutungo w'urugo cyangwa se wa sosiyete burya ibyo dutunze ntabwo ari ibyacu ni ibya sosiyete bihangirikira ubwo rero bashiki bacu bibera muri mukorogo tubagira inama mukorogo nimbi nibayireke abasore namwe murambagiza abakobwa bisize mukorogo namwe nizere ko mwumviye ahangaha kuzakora ubwuma bupima umuntu wisize mukorogo ariko niyo wamureba ku maso ariko uzi ko ari byo koko wazakora akantu gapima abantu bisize mukorogo abantu bagiye bareba abantu bari origino n'abapirate hari umuntu wisize mukorogo aba ari pirate aba yarangije kwigira pirate byararangiye ntitwasoreza ikiganiro ahangaha dushimira abantu badukurikiye kuri Rising Engineer 2020 tubabwira ngo nakagaruka ariko mukore subscribe mukore share iki kiganiro abantu bose uzi abisize mukorogo n'abatarayisiga ugisunike kibagereho hanyuma tuzahura ubutaha muduha ibitekerezo mushyira hasi muri comment izindi nyingumba twaganiraho
nk'uko uyu nguyu yaduhaye ingingo kandi mbona yuko ni ingingo ifite akamaro cyane. Ubundi mugire umunsi mwiza naho ubutaha, caho.